ni abasore batatu harimo uwitwa Jean Paul, harimo uwitwa Edimo, harimo n'uwitwa Jean Claude. Ku mugoroba nibwo twamenya amakuru na polisi irabitangaza ko abandi babiri bamaze gufatwa. Aka kanya ndagira ngo Samu dukoze iki kiganiro, aba basore barerekanywe ahangaha Kacyiru kuko nanjye nje ahangaha ariho mvuye. Aba basore bari kwerekanwa. Ngiye mise simbuka ndavuga ngo reka ngezeho abantu bacu badukurikira ahangaha update cyane cyane nabo bamaze kubona utuvideo dutambuka hirya no hino, babona ko ibintu bitari bworoshye. Kuvuga rero umuntu twakomeje kubashakisha tufatanyije n'abandi baturage baduhaga amakuru, byageze ku mugoroba amasaha ya saa 12 saa 11 n'igice za nimugoroba tubamaze kubafata bose. Abo bose icyo bahuriyeho uko ari batatu, bose bafunzwe muri gereza kubera ibyaha bitandukanye. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo, miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda, miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshal Real Estate nona. Reka ko ibihe byawe bimeze neza cyane aho uri hose udukurikiye umunsi ku munsi. Ni Inside Rwanda Media ndetse no ku Rugendo Online TV. Aho hose nimba wahageze usige ukoze subscribe kubera ko Inside Rwanda abantu benshi bamaze kubimenya ko twavuye kuri Inside Rwanda TV. Ubu ibiganiro byahanyuraga byimukiye kuri Inside Rwanda Media, aho muzajya mubana n'abanyamakuru mukunda, abanyamakuru babasesenguzi beza, Sympatique arahari, Kabaka arahari, nanjye ndahari ndetse n'indi timu y'abandi bagiye batandukanye. Twese turahari kugira ngo tujye tubagezaho amakuru meza cyane. Ubu rero nakiriye Kabaka muri studio zacu cyane cyane kugira ngo duhite twanzika cyangwa se duhite twinjira mu nkuru nonaha. Ubu turi kuvugana kuri Rwanda National Police Headquarter Kacyiru cyangwa se ku cyicaro cya polisi y'u Rwanda giherereye Kacyiru. Hari kubera umuhango cyangwa se hari kubera igikorwa cyo kwerekana abagizi ba nabi, abajura, abanyarugomo baheruka kugaragara mu mashusho bari gutemagura umwana w'umukobwa bikaza kurangira Imana ikinze ukuboko. Ubu ari gukurikiranwa mu bitaro. Byinshi tugiye kuganira kabangira ngo amashusho urayabonye mu kanya rwose. Abantu bari gufata amashusho bayashyira ku mbuga nkoranyambaga. Ikintu kintangaje n'ukuntu bari abajene ngende ko babona bari gukora biriya bikorwa, nabonaga ari abantu bameze nk'abasaza, none nabonye ari abana bato. Nabonaga bameze nk'abasaza. Meze utese Sam? Meze neza cyane Kaba. Uraho? Ndashima Imana nanjye. Nabonaga mbonye ari amashusho rwose. Mbona bana updating abantu nanjye byihuse. Mbona nta n'uburyo bari abantu, nta nubwo uriya muntu umuhuriye mu nzira ushaka kumwitegereza mu maso ngo muboneho ibikorwa twababonyeho. Kubera urebye aya mashusho ukuntu bantu bameze, ubona ko ari abantu nyine bakiri abajene bameze nkaho nyine boga bakiyitaho. Ni inkuru yamenyekanye, ubwo duhite twinjira no mu mwandiko. Ni inkuru yamenyekanye ku wa 4 mu masaha y'umugoroba. Ariko uyu mukobwa witwa Nyampinga ubwo yavaga ejo twari twaganire ngira ngo abantu babonye ikiganiro ahangaha. Uyu mukobwa mwita Nyampinga cyangwa se umumama w'abana babiri kuko twageze iwe tuhasanga afite abana babiri. Harimo umwana mutoya n'undi uri mu myaka 10 na uko nguko. Ubona ko ari inkumi. Bamwita Nyampinga Korodete. Akaba ubwo yaratashye ku itariki 11 z'ukwezi kwa 9 mwaka 2025 saa 5 z'ijoro. Yatubwiye ko ngo yaravuye haraza Nyamirambo. Yagiye ariko atuye he? Atuye hano Rwampara. Niba uzi ku musigiti uri ku ugenda hajya ku musigiti epfo yaho neza. Yego.
ni inkuru yabereye hariya Rwampara mu kagari ubwo reka nkurebera ahangaha kuko mba ngiye mfite aho nabyanditse mubwire umudugudu ntabwo ari Biryogo kanze nkurebera ahangaha aho twapudete akagari ariko ni Rwampara umurenge ni Nyarugenge akarere nabwo ni Nyarugenge ko ndumva nibyo oya ni mu mudugudu wa Gacaca uri kubyumva umudugudu wa Gacaca akarere ni mu mudugudu w'amahoro harabyabereye neza umudugudu w'amahoro akagari ka Rwampara umurenge wa Nyarugenge umurenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge ni uyu Nyampinga Claudette yaratashye nandi kubikubwira ku isaha y'isa 5 kuko yatubwiye ko ubusanzwe mu buzima atuwe yicururiza imyenda acuruza imyenda hano Kimisagara ngira ngo nawe ujye utembererayo urahazi yambwiye ko yashoje akazi ku isaha y'isa 5 z'amanywa ajya mu rugo ajya kuruhuka ageze mu rugo araruhuka ariko mu masaha y'umugoroba aza kongera kuzamuka n'ubundi ajya kuri 40 kwiyogoshesha agezeyo baramushoje ngo aza kuganira n'abashuti be baho ngaho muri salo arahava mwatindaho nanone arahavara abandi bashuti be bari bahegereye baza nabo kujya kuganira bisanzwe urumva iyo udaherukana n'abantu niba ubonye umwanya ni ngombwa ngo muganire ku isaha y'isa 5 z'ijoro nibwo yahagurutse aho ngaho muri abo bashuti be yerekeza ahantu ngo yari agiye kugurira umugati ageragenda afata umugati wo kuba agomba gutahanira abana aravuga ngo haracyari kare ko n'ubundi urabona ko kuva kuri 40 ugera hajya ku musigiti urebye neza moto nagirenze senyise n'ikindi abantu bazi Nyamirambo buri Nyamirambo nijoro nibwo haba hari muvoma nibwo abantu baba hari abamotari abantu bivire mu marange kusanga ko abantu beshe n'abantu bari kuva mu kazi ubona ko za Nyamirambo nimugoroba nibwo ibishyushye ni karitsiye abantu bose umuntu yaba abasore batashya umujeni wese abantu badateka utavuye mu marange abaca harya ku mireti ku muhanda ibintu byose yabihari udushimbo na capati kutureti zira bintu byabanye karanda abantu hari n'umuntu ugomba kujya mu rugo buriya biryo nanjye byantunzeho abantu benshi buranabayeho mu Biryogo umwaka wose riga hari n'abagabo buriya ngo baba bafite abadamu ngo arukuna abagabo bagera mu rugo akavuga ati waciye ariko biriya bishyimbo harabo mu byatokanye nibyo yaravuze ngo reka nimanukire gake gake nta kinyurukaza aramanuka urabona ucurika kano gahanda ka Rwampara niko yamanukiyemo narahageze ngewe urabona muri rya koni niho bamutegeye abasore batatu we yaraje ngo ababona imbere ye urabona ukase rya koni ko wabonye neza aratwakoreye irankuru n'abaturage yego arababona arakomeza aravuga iti wasanga ari abantu bari aho ngaho bahibereye kuko naganiriye n'abakobwa n'undi mukobwa wahara muri ziriya karitsiye ambwira ko yaherekeje umushuti we wari wamusuye akahabasanga bahicaye ariko ubwo hari hakiri kare urumva nyine bari bibereye uwo mukobwa yambwiye ko yagize ngo ni abantu basanzwe akibageraho yambwiye ko ngo bahise bamubwira ngo urava he gire ngo abantu ahangaha muragenda mubashyiramo n'amajwi bagende babyumva mu kiganiro twagiranye ku munsi w'ejo baramubwira ngo ese uravaho urajya he ati ndatashye akivuga ati ndatashye na wa mugati yifite muri envelope mu ntoki bahise bamudarapura bamurya jido kumurya jido ko yambwiye ko akamarete yari afitemo amafaranga arenga 30,000 yari afitemo smartphone yari afitemo gatushe na wa mugati mu ntoki kari ka kamarete ubusa gafasha umuntu gafite umushumi bamukubise baramudarapuye bamukubise ikintu aguye hasi bahita batangira kumwataka bashaka no kumukuramo ka gakapu
kubera ko kari kamufashe nibwo mwabonye ya mihoro ukunguku batemagura ko wabonye ibikomere by'ahangaha ko bakubitaga burya niko yakingaga gutya uraho bashaka umutema byanya agakinga kaboko ahandi bagize bakubita ahangaha ahandi bakubita mu ivi muri kwa kwigaragura ni abasore bari batatu polisi yacu ubwo wabonye ko amashusho yagiye hanze yakwirakwiye bukeye bwaho ku wa kane mu masaha y'ijoro ejo rero twebwe nibwo twamusuye ngira ngo ejo tunamusura twahahuriye n'umuvugizi mukuru wa polisi twarahahuriye atubwite bahungu banjye bimeze bite muri kuzishaka tuba turi mu buvugizi gake gake ariko nawe tunamushimire wabonye ko ubuyobozi bwamugezeho ariko wibuke ejo nibwo batangaje ko mu mashusho umwe yafashwe yego ejo ku gicamunsi cy'ejo nibwo amakuru yagiye hanze na polisi yacu batangaza ko bamaze gufata umwe ku mugoroba nibwo twamenya amakuru na polisi irabitangaza ko abandi babiri bamaze gufatwa aka kanya ndagira ngo Samu dukoze iki kiganiro aba basore barerekanywe ahangaha Kacyiru kuko nanjye nje ahangaha ariho mvuye aba basore bari kwerekanwa ngiye mise simbuka ndavuga ngo reka ngezeho abantu bacu badukurikira ahangaha update ni abasore batatu harimo uwitwa Jean Paul harimo uwitwa Edimo harimo n'uwitwa Jean Claude yego nari nyiri kukubwira ngo ni abasore batatu nk'uko mwabibonye kuri video hariho uwitwa Maniriho Theogene oya hariho uyu hari Jean Paul harimo Edimo harimo n'uwitwa Jean Claude ahubwo Maniriho Theogene ni wa munyerondo nawe wagaragaye nawe wagiye gukiza bakamutema yego ni ubuyobozi hariya bushimiye polisi bashimiye umugabo wafashe video kuko ngo yari ari mu modoka yigendera bamwe bari kuvuga ku mbuga nkoranyambaga batese umuntu wafashe video ko atamutabaye we yahageze ariko mugabo yakoze akazi gakomeye kuko nabonye n'undi muntu ari kwandika ngo gufatire ya video gukayisakaza ngo si byiza wapi ni byiza ngo hari ubundi buryo yari kwiriye ngo kugera kuri polisi cyangwa kuri RIB kubera ko ngo yangiza isura mbi y'igihugu ariko nanone yagiye hanze barafatwa kuko itajya hanze nago bari gufatwa ni nayo mpamvu n'umuyobozi wa polisi afashe umwanya agashimira umuntu wafashe iyo video akamushimira cyane kuko yanagiyeyo hariya kuri polisi abaha video nabo barayifashisha mu gushakisha abo bantu ndetse inazembagira imbuga nkoranyambaga nari nyikubwira aba basore nkubwira ko harimo uyu bita Jean Paul nuwo Imageragere uwitwa Edimo nuwo mu Nyakabanda uwitwa Jean Claude nuwa Kicukiro uri kubyumva aba basore bose uko ari batatu babiri muri bo bari bafunguwe bari bafungiye ikimbere urumva ibi ni bya bindi ni uyu uwitwa Jean Claude yaravuye muri gereza ashinjwa ubujura n'ibiyobyabwenge uri kubyumva uwitwa Gatari Edimo yaravuye muri gereza akurikiranweho gukubita no gukomeretsa aho yarafunzwe imyaka 3 uri kubyumva uyu Jean Paul ntago arajya muri gereza ariko batubwiye ko polisi igishaka makuru ye ikintu uze kucyumva neza ibi ni bya bindi abantu bibazaga bakavuga ngo ese ni gute umuti ibi bintu byaherukaga 94 sibyo urabona ko abantu benshi bagize ubwoba kubona umuntu atema undi ni ibintu biteye ubwoba ku muhanda ahantu noneho kwitara agusanze nk'ahantu mu gashyamba tekereza wumva icyo kintu nawe umbwire
muhuriye mu bihuru cyangwa se muhuriye ahantu wagiye kwitemera nk'ubwatsi cyangwa se uri nko kwirebera isambu, tujya tubona abantu batembera. Abantu ejo ku mbuga nkoranyambaga bari kwibaza ngo ese gute umuntu nk'uyu nguyu ajyanwa muri gereza. Natwe Samu ndagira ngo iki kintu tuze kukibazaho. Bari kuvuga ngo umuntu nk'uyu ajya muri gereza gute, akanywa amazi ya leta, akafata izo mpungure, bikagenda bite? Nanone natwe ikintu ngira ngo tuze kwibaza ahangaha, tuze kwibaza ngo bamaze gufatwa, ruvuga ngo ikigiye gukurikiraho bagiye gukurikiranwa. Buriya urabizi ko bano bantu rureba ko bafashwe, yego, ni ukuvuga ngo mu buryo bw'amategeko barakekwaho, ni ukuvuga ngo aba bantu mu buryo bw'amategeko ariko byo ni kuvuga umwise umwicanyi waba ukoresheje inyito itariyo, kuko buri gihe icyaha kizabahama nibwo ubwo ni ukuvuga ngo ubu ngubu mu nkuru mu mvugo ni abantu bakekwaho, yego, even if waba wamubonye ari kubikora urukiko rutari rwabyemeza abagikekwa. Ni ukuvuga ngo aba bantu rero ikintu kigiye gukora urwego rw'ubugenzacyaha rugiye gukora akazi karwo, rugiye kugenza ibyaha, rufate dosiye rushyikirize ubushinjacyaha, ubundi bwo tuzajya bagiye kujya mu ariko rero rukiko. ikindi bwo nibwo naringiye kubivugaho, iyo ni process igiye guhita ikurikiraho. Ikindi kintu abantu bose bari kwibaza ati kubera iki aba bantu koko ubu bagiye kubafunga bakarya impungure za leta, bakoga amazi ya leta, bakaba mu nzu za leta. Ibyo ni ibintu abantu bose bari kwibaza, ariko nanone umenye ko mu Rwanda ni ukuvuga ngo nyine tuba tugomba kugendera ku mabwiriza cyangwa se ku mategeko ahari yagenwe. Ni ukuvuga ngo mu Rwanda ntabwo igihano cy'urupfu kibaho, yego, cyakuweho. Ibihe bari nko muri Kongo cyangwa ahandi bigihari, yashobora ko bari kubatwara bakabarasa, ariko ni ukuvuga ngo mu Rwanda numva igihano kiri hejuru ni burundu, yego, gufungwa burundu. Ariko none umuntu akibaza, umuntu nkuriye ubundi iyo umufunze ari ukumufunga burundu no kumwica, igihano ubundi kiboneye ni ikihe ku muntu wakoze ibintu nka biriya? Ntacyo. Shangiye mbona ari danje, kuko iyo wishe umuntu bumuruhuye, mbona ari danje. Nge uriya urashe umuntu, mbona nk'aba ngaba nk'uyu ngiye ikintu mba numva yakorerwa n'ubundi kumwica nta kintu byabivuze, ahubwo nibyo nafungwe, sibyo agiye gukora imirimo, banumva ko yafungwa. Ariko nanone izi nzego zacu tubona ko abantu bagiye bari hari abafungiye hari mu magereza agiye atandukanye, hari dufite ubuyobozi bwiza bunabigisha imyuga, niba mwigishe nibyo, ariko nanone nibamara kumwigisha nashaka aba yarakatiwe iyo burundu ayimara ari mu kazi hariya, sibyo? Yajyaza amageragere nkabona ko hari ibikorwa byinshi bubaka, sibyo? Ntagende ngo afungwe biri aho ngaho yirirwe agangitse afata izo mpungure z'ubuntu, urumva? cyakoze biriya bintu mugani numvishemo akantu k'ibiyobyabwenge bita numva ko yego. Ndagira ngo nze kukubwira aba babiri bafashwe ngo bari kwerekeza za Kinyinya, bari bafite operasiyo. Abangaba bafashwe bari kwerekeza za Kinyinya, bari kugerageza gucika. Ubwo urumva bari kugenda babundabunda. Cyakoze ikintu cya mbere nemera coup de chapeau kuri Rwanda National Police, kuri RIB. Aba bantu umunyabyaha bro icyaha kiraryana. Inshuro zose ntabwo ujya ngo umuntu wisha abantu. Twabonye wa mukazungu apana uriya wisha abantu, undi mukazungu wisha umugore we. Igihe cyose uzumva ngo umugore yisha umugabo cyangwa umugabo yisha umugore ngo yagiye, polisi ikavuga ati turi kumuhiga, mu minota mike uzamubona. Ko buri umuntu wisha umuntu ntabwo aba agifite roho,
nta mutima uba ugifite. Ubwo uzi ko uwo mukazungu wishe umugore we ngo yafatiwe ishyorongi, kadushimira inzego we yabonaga abantu agahita bose akabonamo abantu baje kumufata, akiruka akavuza induru. Already ntago umutima uba waguhaye amahoro bitewe n'ibikorwa bya nyamaswa wakoze. Ariko polisi reka tubashimire, tubashimire kabisa, bakoze akazi gakomeye. Ariko nanone tukabwira abantu ngo bakomeze gufasha uno mubyeyi, kuko yatubwiye ko yaba abana bari kujya ku ishuri, atubwira ko n'ubuzima mu rugo twe twabonye ko nta ari bwa buzima nyine buri aho bwo gupfundapfundikanya. Ariko tunashimire na polisi yacu ejo kuba narabonye ko nge nigere kuri tere nkahurirana n'umuyobozi mukuru wa polisi, umuvugizi mukuru. Yego, ni iby'agaciro kuba ubuyobozi bwacu bafata umwanya bakagera ku muturage. Yego, ni byiza cyane. Umuturage rega buriya umuturage ku isonga, umutungo wa mbere buriya w'igihugu aba ari umuturage. Umuturage ku isonga nkunze ko ariyo na siroga ya FPR Inkotanyi, umuturage ku isonga. Umuturage niwe ugomba kubanza, ibindi bintu byose bigakurikira cyangwa se n'ibindi. Urumva ni byiza cyane. Nimero ye turi kuyishyiraho ku biganiro turi gukora. Yego, munsi muri kuyibona, tuba twayipininze muri komenti. Mumufashe, mumuhamagare. Buriya mugani ushobora kuba udafite amafaranga ariko buriya niyo kanamuhumuriza ukamuhumuriza. Abasenga mukamusengera, buriya amasengesho nayo yarafasha kubizera. Ariko nanone ufite icyo ufite wamukandira akanyenyeri. Kurabona ko tunashima Imana ko yarokoye ubuzima bwe, yarokoye ubuzima bwe, kuko ni inkuru yagiye hanze. Ubyibuke abantu batangira kuvuga ngo yitabye Imana, yitabye Imana. Yego sibyo. Aba basore rero bamaze kwerekanwa ubu, ubwo tuzagenda tubakurikirira. Yego, tugomba kuzakurikirana urubanza rw'aba basore, tugomba kuzarukurikirana tukamenya ibyabo, kuko urabona ko niba bamwe bari bavuye muri gereza, urumva kuyibaza umuntu ngo avuye muri gereza. Urabona nk'uyu nguyu yari afite ngo AKA Jean Claude, yari avuye muri gereza ashinjwa ubujura n'ibiyobyabwenge. Urumva ko n'icyaha kiri kwisubira, ibi babyita isubiracyaha, sibyo? Urumva iki kintu ibintu byo mu mategeko rero. Urabona nk'uyu muntu baba wanywe wibye, bano bashikuza abantu amatelefone, za nsoresore n'ibiki, nibo bantu n'ubundi baba banywe ibiyobyabwenge, nibo bantu n'ubundi bafunga, ugasanga baramufunguye n'ubundi agiye yakora ibindi bintu bibi. Ese aha hantu ndagira ngo uze kumbwira kubera iki nk'uyu uri kubona nk'uyu Edimo yaravuye muri gereza akurikiranyweho gukubita no gukomeretsa, aho yarafunzwe imyaka 3. Tekereza kuba icyaha n'ubundi yarafungiye yaramaze gukora imyaka 3, aka kanya kirisubiye. Ubigiye kuba ubujura. Hari ibintu byinshi baba barakoze ntibafatwe. Ubu wasanga yari ya minsi 40 bigeze y'umujura, kuko nukuvuga ngaba nimba uwo yarafunzwe ntabwo icyo gihe bamufasha bamufunga aribwo yari yize kwiba cyangwa se kwiga gutega abantu. Tuza abantu benshi batega bakamucikoza telefone bakazirukankana mu bice bimwe na bimwe. Ariko dushimira buriya polisi, niyo mpamvu tuvuga ngo umuturage abijisho rya mugenzi cyangwa dutangira amakuru ku gihe. Kuri inshuro zose wabonye ahantu ukamenya ko aho hantu hari kubera ibyo bikorwa cyangwa se haba abo banyarugomo, utanga amakuru, inzego z'umutekano zihaze zikadiriye. Yes, kaba reka ngushimire cyane, reka ngushimire. Twari turi kugira ngo updating abantu, tubabwire ko ni inkuru twavuga ko ari inkuru nziza. Yego, kubera ko kutababona ntabwo byari ibintu byishimiye. Nabonaga abanyarwanda bose bavuga ati rwose mu badushakire mu bazane tubabone bagera imbere y'abantu. Dore ese nigeze nkukinira ku majwi se y'umuyobozi mukuru, turaza kuyashyiramo.